Yesu ashimwe, igitondo cyiza ku bana mwese. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza wo gushima Imana, wo kuyiramya no kwihimbaza ndetse no kumva ijambo ryayo. Mbahaye ikaze mwese, kandi uyu ni umunsi udasanzwe. Noheri nziza kuri mwese. Nanjye ndimo Noheri nziza kuri twese. Imana ibahe umugisha ku bw'aka kanya. Ndagira ngo dutangire dusenga mbere yuko tugira izindi gahunda. Twifate neza kwa kundi hanyuma dusenge. Mwami Yesu, tugushimiye kino gitondo cyiza uduhaye. Tugushimiye ko twese turi bazima kandi tugize n'amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Tugushimiye n'uyu mwanya wa Noheri, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen.
reka tugere mu kanya keza ko kumva ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbasabe mwese twitonde twumva ijambo ry'Imana. Icyumweru gishize, ibyumweru 2 cyangwa 3 bitambutse, twari twatangiye kuvuga ku nyigisho ya Noheri. None uyu munsi wageze, ari wo munsi wacu wa Noheri. Ese Noheri ni iki? Noheri ni iki? Noheri ni umunsi twizihiza umwami wacu Yesu Kristo yavukiyeho. Ndagira ngo mbasabe dutega amatwi twumve dusomera ijambo ry'Imana, twumve uburyo Yesu yavutse. Nkuko twari twabivuze mu nyigisho zitandukanye twize, twabonye uburyo Yesu bamuhanuye uburyo azavuka. Tubona uburyo marayika yabonekeye Mariya amubwira umwana udasanzwe azabyara. None tugeze kuri wa munsi nyirizina aho Yesu yavukiye. Tugiye gusoma ni muri Luka ibice 2 kuva ku murongo wa mbere. Abadafite Bibiliya mutega amatwi, tugiye gusoma. Imana ibamugisha. Nuko muri iyo minsi itegeko riva kwa Kaisari Augusito ngo abo mu bihugu bye bose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Kureniyo ategeka Isiriya. Bose bajya kwiyandikisha, umuntu wese ajya mu mudugudu w'iwabo. Yosefu nawe ava i Galilaya mu mudugudu w'i Nazareti ajya i Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwa i Betelehemu, kuko yari uwo mu nzu ya Dawidi no mu muryango we, ajya kwiyandikishanya na Mariya uwo yasabye wari utwite. Bakiri iyo, igihe cye cyo kubyara kirasohora, abyara umuhungu w'imfura, amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka, kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Mwabyumvise uburyo Yesu yavutse. Hari hageze igihe cyo kwandika abantu bose mu mudugudu, ngo hanyuma barimo bagenda ngo igihe cyo kuvuka cya Yesu kiragera. Nta handi hantu bari bafite bamubyarira, ntabwo bari bafite kwa muganga. Bagerageje gukomanga ahantu hatandukanye ariko babura ahantu yavukira. Ariko ngo umuntu umwe aza kuvuga ngo afitemo umwanya mutoya mu kiraro cye. Hanyuma Yesu, niyo mpamvu twumvise yuko Yesu yavukiye mu kiraro, bakamuryamisha mu muvure, ngo bakamwambika n'utwenda tw'impinja. Ariko ibyo si byo byangombwa cyane. Kuri Noheri tuzi neza yuko akenshi kuri Noheri aba ari umunsi wo kunezerwa. Papa na mama bakatugurira imyenda, bakadutembereza, tukarya ibiryo bitandukanye byiza dukunda. Bakunda umuceri, bakunda amafiriti, bakunda inyama, ibyo byose. Ariko ntago Noheri ari umunsi wo kurya no kunywa no gupfundura amakado, ahubwo ni umunsi wo gufungura imitima yacu, tukongera kwakira impano idasanzwe Imana yaduhaye, ariyo Yesu Kristo. Nkuko twabibonye bahanura uburyo Yesu azavuka, Imana yari yamutugeneye ko azaza akaducungura. Ntago Yesu yaje kugira ngo aze gutembera mu isi, ngo Imana imubwire ngo mwana wanjye reka njye kugutembereza mu isi uharebe kuko yiberaga mu ijuru. Ntago ibyo mu isi ubizi, gendera urebe amazu ari mu isi, imodoka n'abantu. Ahubwo Imana yamwohereje kuko isi yari yuzuye umwijima, yari yuzuye ibyaha, yari ahantu habi, hari ahantu habi. Ariko ahantu habi hari abantu b'Imana. Imana kubera urukundo yari dukunda rwinshi, nkuko tujye tubona muri Yohana, kubera urukundo rwinshi dukunda, iravuga ngo nta kindi kintu nabasha gucungurisha bano bantu banjye nkunda cyane, ahubwo kiretse gusa ntanze umwana wanjye nkunda cyane, umwana wanjye umwe utagira icyaha na kimwe. Uwo niyo wagenda akabakura mu byaha byabo. Nuko ngo Yesu aza, isi yuzuye umwijima n'ibyaha n'abantu bafite ibibazo byinshi. Yesu aza ari umucyo w'isi. Ageze mu isi azana umucyo, aratumurikira. Ageze mu banyabyaha, abandi bakora ibyaha, Yesu ngo arabacungura, abakura mu byaha, abagira abana be. Rero uyu munsi tuzirikana Noheri, twe kuzirikana gusa umunsi wo kurya no kunezerwa n'ababyeyi bacu n'inshuti, ahubwo tuzirikane impano nziza Imana yaduhaye, ariyo Yesu Kristo. Impano idasanzwe.
Yohana yanditse kuri Yohana umubatiza avuga uburyo Yohana umubatiza nkuko twamubonye Yohana umubatiza ko ari mubyara wa Yesu, mama we witwaga Elizabeth, twabibonye mu cyumweru cyabanjirije icyashize. Ngo Yohana yavutse aje kubanziriza Yesu ngo yigishe abantu ibya Yesu, iby'umwana w'Imana uzaza agakiza abantu ibyaha byabo. Ariko ngo Yesu amaze kuvuka, abantu nubwo ibyo bintu byari byanditse ntago bigeze babimenya. Nkuko natwe uyu munsi tutajya tuzirikana ko Yesu yaje kugira ngo adukize, kugira ngo umunsi we wa Noheri birthday ye tuyizihize tumwibuka, ahubwo tukagenda tukavuga ngo papa ndashaka kunjyana Tedigasi mu bikinisho mu modoka bakagutembereza, tujye gusura nyogokuru, tujye gusura anti, mudutekere uyu munsi inyama, mudutekere inkoko. Ariko ibyo ntago ari byo Noheri. Noheri ni ukongera kwibuka impano nziza Imana yaduhaye, ariyo Yesu Kristo, kugira ngo adukize ibyaha byacu. Musoza ndababwira ngo impano Imana yaduhaye ni Yesu iduha kuri uyu munsi wa Noheri, niyo mpamvu twizihiza Noheri. Ariko Noheri tuba twizihiza Yesu, tuba twizihiza impano nziza Imana yaduhaye. Ibyo nta kibazo kibirimo kuba twarya tukanezerwa, tukanywa amafanta, tugasangira n'abandi bana, tukabona impano zitandukanye. Ibyo nta kibazo, kuko n'ubundi iyo anniversary yabaye ibyo byose birakorwa. Ariko igikuru tuba twizihiza wa muntu wakoze anniversary. Uyu munsi rero turizihiza Yesu Kristo, ari we Imana yaduhayeho impano nziza. Imana ibaho umugisha mwese. Tugiye gusenga dusoza, hanyuma twifurizanye Noheri nziza. Imana ibaho umugisha. Katwongere twifate neza, dushimire Imana kubwa Yesu Kristo yaduhaye, akadukura mu byaha, akadukura mu mwijima twari turimo. Twifate neza kwa kundi twese tugiye gusenga. Mana yacu turagushimye, tugushimiye cyane impano nziza waduhaye, ari umwana wawe, kugira ngo azadukure mu byaha. Ndasabye Mwami Yesu kugira ngo uyu mwanya buri mwana wese ahari umubashije kuzirikana urukundo wamukunze, ukamuha umwana wawe kugira ngo amucungure. Urakoze Mana nziza, uduhe uyu munsi, utubere umugisha kuri buri umwe wese, turushaho kugubwa neza ariko tuzirikana umwami Yesu. Warakoze kumuduha, icyubahiro kibi cyawe. Amen. Imana ibahe umugisha mwese, mugire umunsi mwiza, munezerwa ariko murushaho kuzirikana umwami Yesu Imana yaduhaye. Noheri nziza kuri mwese kandi abakunda, mugire umunsi mwiza.